barabizi bazi ko ndi Rangwida ukina mu runana ku buryo n'iyo utahazi ukahagera hano muri karitsiye ukabaza uti wa mukecuru ukina mu runana bahita vuba vuba bakurangira. ntabwo byoroshye kubura mama wari umufite kubura nyogokuru wari umufite birababaje cyane. Imana ikomeza abasigaye ni ukuri mwihangane. Mbamutima ibyiyumvo byawe ku bijyanye n'urupfu rw'uwo nakita mukuru w'abakinnyi ba sinema na tiyatere zo mu Rwanda. Mbabare nkoresha ijambo kuko hari umuntu mukuru tumuha icyubahiro cye. Nibyo rwose yakinanye na ba Diyaro bose rwose barashaje. Niga ko yari ari mu kigero cya Banzovu niba ntibeshye sibyo? Yego twabamenye hamwe na Banzovu niga ko rwose hanyuma rero wowe wamenye Rangwida ufite imyaka ingahe niba atari banga cyangwa se wamumenye warinjiye muri sinema cyangwa wamumenye ukiri? Namumenye ngiri muto nari mfite imyaka 13. 13 utangira kumenya ibihangano bya Rangwida? Iyi 13 14 gutyo. Narabarebaga ku mateleviziyo ukanabumva ku maradiyo no ku maradiyo kandi iwacu mu cyaro twagiraga radiyo. Twaba twagiye nko kuvumba televiziyo mu bakire tukababona bari gukina filime z'inyarwanda nyine. Rangwida arigendeye Imana imwakire pe. Yakinye nyinshi azagira amata. Imana we ni nyinshi yakinyemo. Nuhe murajya gusigiye? Nuhe murajya gusigiye ukurikije uko ubona Rangwida? Ese hari icyo atakoze mu by'ukuri wenda nkamwe mukiri bato muri kuzamuka muri mbabare gukoresha muri kuzamuka ndi kugerageza kuvuga cyane rwose ndi kuzamuka ndagoye kugira ngo mugere ku rwego Rangwida yari ariho. Yego ese mu by'ukuri hari icyo ubona cyangwa se hari icyo sizadashoje wumva ko byanga bikunze ugomba gushyira ibuye ku gikuta Rangwida sizadashoje? Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis et les amis de Simbi TV avec moi de Seven TV. Pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations. You know that we love you so much and this is for forever as long as you stay outside. We never let you down. Hold on us. Don't let us down. You know that we believe that everything is possible and impossible is nothing. Tumeze neza turashima Imana tuva gushyingira tugashyingura tuva gusara tugasarurwa niko ubuzima bw'isi bwakitse gusa ikidukwiye kuturanga ni ubudahemuka no kuba inyangamugayo. Njye nitwa Nshimyimana Simeo. Muri iki kiganiro tugiye kugana ku byinshi bitandukanye. Tugiye kuganira ku buzima, imibereho n'imikorere bya buri munsi cyangwa se ibintu byinshi bijyanye na sinema. Gusa ni inkuru y'akababaro, ni inkuru mu by'ukuri abantu benshi bacitse cyo nakita intege, agahinda n'icuraburindi mu mitima yabo ryabuditse. Niyo mpamvu twiyambaza abantu nk'aba ngaba bakomeye bafite n'aho baba bahuriye n'ibi byabaye kugira ngo mu by'ukuri bagire icyo batuganiza agire n'ibyadusangiza. Tumuhaye ikaze kuri kamera za Humura ndetse na Simbi TV. Murakoze. Yego. Ndaho duhuriye n'ibyabaye ahubwo araho duhuriye n'abo bantu baba bagize babaho. Murakoze cyane. Yego. Murakoze kunkosora rimwe na rimwe ikinyarwanda kiragora. Yego kiragoye cyane ariko nyine birababaje tu. Yego. Tere bimeze gute? Wapi Simeo, hari inguru ubona ukabona udafite nuko wayigamba mu by'ukuri. Yego ahubwo ugahitamo kugira gute kunuma. Yego ukaririra mu mutima cyangwa niba ururira ukarira amarira agakamanuka. Yego yaringa mama, yaringa urumodo wanje yakinaga neza. Yego nanamukundaga. Mubona bwa mbere namumvaga mu runana ariko mubona bwa mbere namubonye muri filime yitwa yara filime ba Fabiola bakinyemo na Barozine oya Indare y'Ingore. Yari mama w'umusore witwa Boni. Boni ashaka kurongora Rufonzina ariko mama yashaka kurongora na Konduza Nzayino wa mukobwa mwiza w'igitukutuku wagiye hanze yitwa ndera yitwa Asiya. Umutoni Asiya. Nuvuga ngo umutoni Asiya nawe akaba yarafite umwana uvuka kuri se gusa witwa Fabiola. Ako ndago muri filime yitwaga Fabiola. Yego. Yitwaga Linda. Baramuhanganira rero ariko nyina wa Linda akifuza ko uwo musore yarongora Linda kuko ari we wari umukobwa we.
uriya mubyeyi agaharanira ukuri agakora uko ashaka abanjye sinzabyemera ko ukuri kugenda ndi kukureba nzakuvuga ikizaba nzanywa umuti yego uriya mubyeyi yakinaga neza yari umuntu mwiza igitangaje ngo ni uko yazize urupfu rutunguranye Nirangwida abatabyumva Nirangwida turi kuvuga nyine ariko mu kugerageza kwihangana hanyuma rero tere wenda ni inkuru mbi ni inkuru ncamugongo waba warigeze ugira amahirwe yo kumukora mu kiganza mbere y'uko yitaba Imana twigeze guhura ahantu kuri seti namusuhuza ndakeka twarahuye ariko sinigeze musuhuza yego sinzi ukuntu ndeye rero iyo ndi mu kazi ubwo nyine nuko mba mbanzeho amaso kandi hari igihe mba nagiye kwikorera akarori kamwe ngahita nitahira simbona aho nongera guhurira n'ibyamamare yego yego mwahuye warabaye icyamamare cyangwa mwahuye ukiri kubaka ubwamamare n'imbere hashize nk'amezi 10 nibwo nari ngiri kubyinjiramo ibi bintu reka nanjye ndagomba imazemo igihe ariko namukundaga by the way namukundaga mubona kuri social media mwumva mu ikinamico cyane cyane kera nakundaga gukurikirana ikinamico ako singiye gukurikirana rero byandunguye rwose kubura umubyeyi yapfuye none atanarwaye birababaje ni ukwihangana niba ariyo makuru ya nyayo yapfuye kuko atarwaye birababaje pe uzi ko ari nimbe n'umuntu wabanje kurwara birumvikana umuntu mukuru yitabye Imana nk'itsinda ry'abakinnyi ba sinema bakorera mu Rwanda ubwo turi kuvuga ba Papa Sava barakinanye turi kuvuga ba Seburikoko turi kuvuga abandi n'abandi munyihanganire icyuho kiragaragaye muri sinema nyarwanda bakimara kukubwira ko Rangwida yitabye Imana tere wabyakiye gute mu by'ukuri nk'umuntu wakuze ubona nkeka ko hari n'ibintu byinshi wagiye umwigiraho imyitwarire mu mivugire imyitwarire cyangwa se ijwi ry'ubuhanzi haba muri sinema ndetse no muri theatre ubwo ndi kuvuga urunana ntabwo ngiye kukubesha pe nababaye noneho uzi urupfu rutunguranye kundi rujyanaga cyane bababaye nimbe noneho n'uwabanje kurwara ariko uzi kumva ngo wari uri kumwe n'umuntu ngo arapfuye biteye agahinda ku rwego rwo hejuru pe gusa Imana imwakire mu bayo nicyo cyonyine nabasha kuvuga ni ukuri imutuza heza yamukunze kuturusha iramuhamagara icyo namusabira naruhukire mu mahoro ndabyumva urupfu ni kimwe mu bintu bitungura abantu uba uvuye gushyingura cyangwa se uvuye gushyingira ugashyingura ukava gusarura ugasahurwa wava guhunika bagahita ibisambo bigahita bigutera mu by'ukuri ugasanga ibintu birazambye ibintu nta cyerekezo rimwe na rimwe ugasanga nyine ubuzima bw'isi nta kababaro ese ubusanzwe wenda umbabarire nkubaze iki kibazo ukurikije mu busesenguzi bwawe cyangwa se ukurikije uko ubona ibintu ubusanzwe abantu basangiye umwuga baratabarana yego niba umuhanzi apfuye abahanzi bakamukorera indirimbo bakamukorera muri rusange bakamuha indabyo ngenekeje kuvuga mu Kinyarwanda ese iyo urebye abahanzi kazi n'abahanzi nyarwanda bakora theatre ndetse na sinema mu by'ukuri ubona bafite umuco wo gutabarana cyangwa haracyarimo icyuho bakwiye gukora icyo nakita ubukangurambaga kugira ngo mu by'ukuri barusheho gukomeza gukora urakoze ariko mbona babikora cyane ko birakwiriye kuba mugenzi wawe yagira ibyago ukamugeraho kuko ntabwo uzi ngo ejo bizagenda gute njyewe ejo nzaba ndi he isi ni gatebe gatoki buri umwe yahura n'ibigeragezo so ndumva rero njyewe ku bwanje nuko mbibona muri sinema nyarwanda mu bahanzi b'abanyarwanda baratabarana pe yego baratabarana yego urupfu rwa Rangwida ni rumwe mu bivuga ko rwatunguye abantu yego kuko ngo yigeze arwara byagiye kumva ngo Rangwida arapfuye bitangira gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga niyo mpamvu natwe uyu munsi turi gukora ikiganiro Tereza nk'umunyarwenya ndetse n'umukinnyi wa sinema zaba iz'urusobe cyangwa se komedi zitandukanye zaba iz'ubukungu izikina kuri politike ndetse n'izikina ku muryango nyarwanda n'irihe somo Rangwida gusigiye kuba umuntu yahora yiteguye si we wenyine
impfu nyinshi z'abantu zitunguranye twebwe ubwacu tugomba kwiyigaho tugahora twiteguye nk'abakirisitu yego Rangwida ni umwe mu bantu batanze umusanzu ugaragara muri sinema nyarwanda, ni umwe mu bantu batanze umusanzu ugaragara mu runana, muri théâtre ni muri théâtre en general cyangwa se muri rusange. Ubona hari undi muntu mu by'ukuri ushobora kuza agakuraho icyuho Rangwida ateje muri sinema no muri théâtre nyarwanda? ni ukuri birababaje, ndamuntu uza ngo asimbure undi Simeon ntabwo bishoboka habe na gato. Ndamuntu n'umwe wasimbura undi n'ubundi bigaragara ko ari kumwigana nubwo yabikora 99.9% ndana rimwe bizitwa 100%, kubera ko ngo n'umubyeyi abyara umwana akaza atari we 100%, aza iyo bavuze ko uwo mwana ari uwe aba ari muri 99% n'ubundi nta na rimwe bije bibi 100%. Uvuga ngo Rangwida yari afite umwihariko we muri gandi magambo nyine nibyo yari afite umwihariko we. Yego so ni nkuru yakabara abantu nyine bagerageze kwita ku muryango ndawe uzamusimbura rwose, nta n'uzamusimbura ubwo uko biri kose.